kwera imbuto atari ibintu umuntu ahitamo, ndavuga imbuto z'umwuka, ibintu umuntu yakora cyangwa se ntabikore, ibintu byagenwa n'igihe arimo cyangwa se bikagenwa n'ibyo ahura nabyo. Kubera ko kuboneka kw'imbuto arizo mbuto zitwa iz'umwuka ntabwo ari ikintu umuntu akomora ku bihe byiza cyangwa se ibihe bibi, ahubwo ni ikintu umuntu akomora ku mbaraga z'umwuka wera ukorera muri we. Hanyuma rero izo mbuto Bibiliya idusobanurira neza ikurikije amagambo y'Umwami Yesu ko nta kindi tuzamenyeraho abantu tubana nabo, abantu batwigisha, abantu bavuga iby'Imana, keretse kubarebera ku mbuto zabo. Ni ukuvuga ngo Kristo yasobanuye ko igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto cyera. Ni ukuvuga ngo tugiye kugenzura imibereho y'icyaremwe gishya tuyigenzuriye ku mbuto cyangwa se ku mirimo, ku byo umuntu agaragaza inyuma. Hanyuma kuboneka kw'izi mbuto ni ukuboneka guhoraho kuko bikomoka ku mbaraga z'umugezi. Ntabwo ari ku bihe, ntabwo ari ku zuba ryinshi ryavuye bigatuma igiti kitera, nta nubwo ari ku mvura nyinshi yaguye igakokora ibiti, oya, ahubwo ni igiti kigomba kwera hakurikijwe imbaraga z'umugezi, kitagomba gutinya n'igihe umwaka wacanyemo amapfa. Imana itugirire neza. Inshuti z'umwami wacu Yesu, tunejejwe nuko mwongeye kubana natwe no kudukurikirana ku nyubako y'agakiza. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nanone uyu munsi. Tubifurije amahoro, tubifurije umugisha, kandi tubifurije rwose kugumana natwe guhera aho twatangiriye kugeza naho tuzasoreza, kuko dufite umugambi wo gukangurana muri kino gihe. Ngahari turebe ko twarangiza buno butayu amahoro, twarangiza uru rugendo amahoro. Tugiye kuganira rero uyu munsi ku cyigisho turi buze kwita izina ry'uko umwuka wera ari wo buzima bw'icyaremwe gishya. Umwuka wera ni ubuzima bw'icyaremwe gishya. Duherukana tuganira ku mwana ubyawe n'Imana, twavuze bimwe mu biranga umwana w'Imana, twavuze ibyo umwana w'Imana ategekewe kugira. Uyu munsi turaza kuganira uburyo nta mwuka wera nta buzima bw'icyaremwe gishya. Kubaho kw'icyaremwe gishya bisaba ko haboneka umwuka wera. Turi buze kumugereranya nk'umugezi, turi buze kumugereranya nk'umuriro, turi buze ndetse kuza kumugereranya n'amavuta, kuko ibyo byose ari ibintu by'ingenzi bikwiriye kuboneka mu buzima bw'icyaremwe gishya kimwe ku kindi. Rero ntuze kuza gucikwa, ahubwo turaguhendahenda ku mbabazi z'Imana kugira ngo wemere kubana natwe. Reka dusengane, hanyuma tudatinze dutangira kuganira icyigisho cyacu cy'uyu munsi. Turagushimiye Mwami Yesu kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Turagushimiye ko utwitaho, turagushimiye ko utubereye maso kandi udufitiye umumaro. Turakwinginga rero kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo udufashanye n'abadukurikira. Imbabazi zawe nyinshi zitwigishe twese hamwe. Urakoze kudukunda, ngaho ibyo ushaka nyemera bisozwe no kuko kwawe kwiza muri twe kubwa Yesu. Amen. Turagushimiye rero inshuti mukundwa udukurikiye, kandi twanejejwe n'ibitekerezo mutanga, kandi tunezezwa no kubona musubscribinga mukabona video zacu ku gihe, kuko byerekana ko nyine mufite ubwo bushake bwo kugira ngo tubane natwe, bikadutera umwete wo kudahagarara, kuko twumva tudashidikanya ko tubari mu mwenda, kandi uwo mwenda si uwundi no kugira ngo dusangire ukuri twabikijwe n'Imana. Reka rero tuganire uyu munsi tudatinze. Uyu munsi turaganira uburyo umwuka wera ari ubuzima ku cyaremwe gishya. Inshuro nyinshi mu byanditswe byera tugenda tuhabona umwuka wera agereranywa n'amazi. Amazi wenda reka mpere ku Mwami Yesu ku cyo yavuze mu gice cya 7, wenda reka munyihanganire masomeho igice cya 7 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku murongo waho wa 38. Hari aho Yesu yavuze ngo umuntu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Imana itugirire neza. Yesu yavuze ko umuntu umwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye,
asubiramo kuko nguko ariko ibyanditswe bivuga. Ni ukuvuga ngo iyo ngibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera. Iyo ukurikiranye Yohana uburyo yabivuze cyangwa yabyanditse, yasobanuye ko yari yerekeje ku mwuka wera Yesu yajyaga gutanga cyangwa se yari agiye kuzatanga. Rero dusubiye inyuma gatoya, Yesu aravuga ngo niko ibyanditswe bivuga. Ibyanditswe byahanuye byavuze byerekana ko hari imigezi, hari amazi azaboneka mu kubaho kw'abizera, ayo mazi akadudubiza mu mitima yabo kuzageza ubwo bagera mu bugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo Yesu yari atangiye kwerekana umurimo uzakurikiraho w'umugezi uzatemba mu bugingo bw'abantu kandi ukabashorera ukabageza no mu bugingo buhoraho. Imana mu ijuru tugire neza. Dusubiye mu byanditswe byera byo mu isezerano ryabanje, tuhasanga inshuro nyinshi havugwamo imigezi mu buryo bwinshi. Hari muhereye nko muri Yeremiya mu gice cya 17 hari aho Yeremiya yavuze iby'umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka amubera ibyiringiro. Aravuga ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyera imbuto mu gihe cyacyo, ibabi byacyo ntibyuma, ngo ntabwo kizatinya umwaka wacanyemo amapfa. Igeze muri Zaburi ya mbere ho aravuga ngo hahirwa ubaho Uwiteka, udakurikiza imigambi babi, ntagare mu z'abanyabyaha, aho amategeko y'Uwiteka abibwira ku manywa n'ijoro, ngo azahwana n'igiti gite hafi y'amazi, cyera imbuto mu gihe cyacyo, n'ibindi n'ibindi. N'ahandi henshi Bibiliya yerekana neza uburyo kuboneka k'umwuka wera mu buzima bw'abagenzi ari urugero yagereranije n'amazi. Ezekiel yabivuze avuga umugezi watembaga uturuka mu rusengero. Salomo yanditse ko umukunzi ameze nk'iriba ryo hagati y'imirima, nk'isoko y'amazi abeshaho. Donc abanditsi benshi bagiye bavuga kuri iyo ngingo, ariko ndagira ngo nanjye twiganirire noneho ku mwuka wera nk'ubuzima, kuko iyo tuvuze amazi tuba tuvuga ubuzima. Burya iyo ahantu habonetse amazi hakurikijwe ibintu bigize amazi, biba byerekana ko ahantu ubuzima bushoboka, kubera zirya kombino z'amamolekile agize amazi. Ntabwo ndi bujye cyane mu butabire kuko ntanabizi cyane, ahubwo ndashaka ko twivugira gusa ko kuboneka k'umwuka wera kwerekana ubuzima bw'aho hantu. Ku cyaremwe gishya rero niko bimeze. Iyo dutangiye kuvuga iby'umwuka wera nk'umugezi, tuba dushaka kuvuga kubaho, tukavuga no kwera imbuto. Imana itugirire neza. Iyo tuvuze kwera imbuto, tuba tugeze mu butumwa bwiza bwa Yesu bwa Luka ndetse na Matayo, aho bagiye bavuga ibyerekeranye n'umugani w'umubibyi. Ndaza kuza kuhagera, ariko gato dusubiye inyuma, ndagira ngo tuvuge gato kuboneka k'umwuka wera mu buzima bw'abagenzi nk'intandaro y'ubuzima cyangwa se nk'intangiriro y'ubuzima. Kuko Kristo umwami amaze gupfa, amaze kubambwa, amaze kuzuka, ngira ngo muzi ko hari iminsi yaciyeho igera kuri 50 abigishwa bamaze bari mu bwoba, bameze nk'abigishwa ba Teyuda, reka mbyite gutyo, bameze nk'abigishwa ba Yuda. Bamwe batatanye, bamwe basubiye kuroba, bamwe bagize gute. Urumva ko nabo ikigero cyari kimwe. Hanyuma umwami Yesu abasezeranya, abonekera inshuro nyinshi, abasezeranya kazongera kubabonekera. Ku munsi wa Pentekote nibwo habonetse ubuzima. Abantu Yesu yasize bari imburamumaro kugeza igihe babonye umwuka wera. Muri kirya cyumba cyo hejuru uko bari bateranye 120 bamaze guhabwa umwuka wera, nibwo ivuko rishya, nibwo ubuzima bw'icyo Yesu yakoze bwari butangiye kuboneka ku cyaremwe gishya. Iyo umwuka wera abonetse, ubuzima bw'icyaremwe gishya babutangiye, kuko niwe utangira yemeza abisi, abatsinda, bemeza iby'ibyaha byabo, abahanira gukiranuka, abayobora mu nzira nk'umubyeyi, nk'uko twabivuze mu bice byacu byabanje. Hanyuma reka twihute tugereranye uwo mwuka wera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyangwa se twivugiye no ku mugani w'umubibyi. Imana y'ubuntu bwinshi tugirire neza. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka tuhabona amagambo y'umugani w'umubibyi. Abantu benshi barayazi, ariko ku mugani w'umubibyi hari icyo nshaka kuvugaho gitoya. Hari imbuto zabibwe mu butaka butandukanye, cyangwa se zabibwe ahantu hatandukanye. Izo mbuto umwami Yesu yasobanuye ko ari ijambo ry'Imana. Yigiye imbere gatoya avuga ko izo mbuto zikiribwa hari izaguye mu nzira.
aravuga ngo abo ni abumva ijambo ry'Imana ariko nyamara bakiryakira inyoni zikazitoragura, cyangwa se umwanzi Satani akaza agasahura ibyo bumvishe bakamera nkaho ntacyo bumvise. Yegera imbere aravuga ngo hari izindi mbuto zaguye ku kara, zaguye ahantu hari ubutaka bukeya, zaguye ku rutare, noneho zigishora imizi ziraraba kubera ko zihabuza amazi. Urumva ikintu cya kabiri cyabaye kuri izo mbuto. Ubutaka bwari bugufi, zishoye zumva ntago bikunda kubera nta mazi, imbuto ziraraba. Imana itugirije neza. Noneho twigiye imbere tuhabona izindi zabibwe mu mahwa, noneho zo ngo zarakuze ziramera biremera, ariko nyamara ngo amahwa akorana nazo araziniga. Yesu aravuga ngo abo ni abumva ijambo ry'Imana bakaryakira neza, ariko nyamara kwinezeza n'amaganya y'isi ntibitume imbuto. Ibyo nabyo ni imvugo yumvikana ku buryo bigenda ijambo ry'Imana bigatuma ridasohoza icyaritumye bitewe n'imiterere y'umutima waryakiriye. Hanyuma haza izindi mbuto zaguye mu butaka bwiza. Iyo ndi kuvuga iyi ngingo nkunda kubwira abagenzi ko ubutaka bwiza butabaho, ahubwo ubutaka bwiza butegurwa. Uyu mutima rero Bibiliya yagereranyije n'ubutaka bwiza. Bibiliya isobanura neza ko uwo murima waguyemo imbuto, kandi izo mbuto zikabasha kwera kubwo kwihangana. Iyo twigiye imbere mu byanditswe byera tuhabona amagambo avuga ibyerekeranye n'imbuto uwo mwuka atanga. Iyo tujya mu Bagalatiya mu gice cyaho cya 5 duhereye ku murongo wa 27 tukabona kugeza kuri 30, tukabona imirimo ya kamere, tukabona noneho 29 kumanuka, tukagenda tubona imbuto z'umwuka. Kuki ziswe imbuto se? Ni imbuto zeze mu murima ariwo mutima, cyangwa se ariyo mibereho, reka mbyite gutyo. Ariko noneho iyo mibereho, izo mbuto zikabasha kuboneka bitewe n'uwo mwuka. N'impamvu zitwa imbuto z'umwuka, zititwa imbuto za kamere cyangwa zititwa imbuto z'umuntu, ahubwo ni imbuto ziboneka kubera kuboneka k'uwo mwuka. Niyo mpamvu tujye kwifashisha iri jambo ririmo ritubwira ko uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi kikera imbuto mu gihe cyacyo. Iyo ni Zaburi ya mbere umurongo wa 3. Zaburi ya mbere umurongo wa 3 niko umwanditsi yavuze ko umucyanutsi azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, hanyuma kikera imbuto mu gihe cyacyo, kandi ibibabi byacyo ntibyume, kandi icyo azakora cyose kikamubera cyiza. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Hanyuma mu gice cya 5 mu Bagalatiya aho twari tuvuze hari ibyo twita imbuto z'umwuka, cyangwa se ni ibintu biranga bigaragara ku muntu uyoborwa n'uwo mwuka ngo bigaragaze ko ubuzima buhari bw'icyaremwe gisha. Imana itugirire neza. Paulo yavuzemo bikeya, nanjye ndaza kuvuga ibyo bikeya. Nababwiye ngo ni ku murongo wa 27 mbabarire, ariko ni ku murongo wa 22 w'igice cya 5 cy'Abagalatiya aho handitse ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ugukiranuka, ni ingeso nziza. Urumva hari ibintu Paulo yagiye arondora ariko byerekana ukuboneka k'umwuka. Niba tuvuga ko umwuka w'Imana abana natwe, bikwiriye ko izi mbuto zigaragaza icyo giti cyari cyo naho giteye. Bibiliya isobanura neza ko kwera imbuto gukomoka ku mbaraga no ku bushobozi bw'ahantu igiti gishoreye imizi. Bibaho ku giti hari igihe kitakwera. Birashoboka ko igiti hari igihe kitakwera. Ngira ngo muzi mu gihe Yesu yari agiye agasanga igiti cy'umutini ashonje, agishatseho imbuto ko cyari gifite amababi menshi, agishatseho imbuto arazibura, arangije arakivuma. Amaze kukivuma ngo bukeye bwaho abigishwa bahanyuze basanga cya giti cyumye. Hanyuma ibyo mbivugiye kukwereka ko kwera imbuto ku giti atari amahitamo, atari ikintu umuntu yagira cyangwa se ntakigire, ahubwo ari ikintu umuntu ategetswe kugira. Kwera imbuto rero kw'ibiti bisanzwe gushingira kuri season, gushingira ku gihe cyo kwera cyangwa se ku gihe cyo kutera. Bibiliya isobanura ko icyo giti cy'umutini cyavumwe byari mu gihe cyo kutera kw'imitini. Muzajya mwihangana n'inkoresha amagambo, niba bishoboka mushakisha uburyo mwayabona. Ayo mutabonye mubitwandikira muri komanteri tujye tubibashyiriraho. Imana y'ubuntu bwinshi dufashe. Aho ngaho
ni mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ndetse na Mariko, bavuze ko icyo giti cyari gifite ibibabi ariko kidafite imbuto. Ibyo mbivugiye kukwereka ko kwera imbuto atari ibintu umuntu ahitamo, ndavuga imbuto z'umwuka, ibintu umuntu yakora cyangwa se ntabikore, ibintu byagenwa n'igihe arimo cyangwa se bikagenwa n'ibyo ahura nabyo. Kubera ko kuboneka kw'imbuto arizo mbuto zitwa iz'umwuka ntabwo ari ikintu umuntu akomora ku bihe byiza cyangwa se ibihe bibi, ahubwo ni ikintu umuntu akomora ku mbaraga z'umwuka wera ukorera muri we. Hanyuma rero izo mbuto Bibiliya idusobanurira neza ikurikije amagambo y'Umwami Yesu ko nta kindi tuzamenyeraho abantu tubana nabo, abantu batwigisha, abantu bavuga iby'Imana, keretse kubarebera ku mbuto zabo. Ni ukuvuga ngo Kristo yasobanuye ko igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto cyera. Ni ukuvuga ngo tugiye kugenzura imibereho y'icyaremwe gishya tuyigenzuriye ku mbuto cyangwa se ku mirimo, ku byo umuntu agaragaza inyuma. Hanyuma kuboneka kw'izi mbuto ni ukuboneka guhoraho kuko bikomoka ku mbaraga z'umugezi. Ntabwo ari ku bihe, ntabwo ari ku zuba ryinshi ryavuye bigatuma igiti kitera, nta nubwo ari ku mvura nyinshi yaguye igakokora ibiti, oya, ahubwo ni igiti kigomba kwera hakurikijwe imbaraga z'umugezi, kitagomba gutinya n'igihe umwaka wacanyemo amapfa. Imana itugirire neza. Hanyuma ibi bintu reka tubivugaho twihuta. Hari urukundo rugomba kuranga icyaremwe gishya, ni imbuto y'umwuka. Igiti cyaremwe gishyashya kigomba kugaragazwa n'urukundo. Igiti cyitwa icyaremwe gishya kigomba kugaragaza ibyishimo, atari ibyishimo byo mu gihe hariho ibyiza, ahubwo ni ibyishimo Pawulo yise ngo twishime iteka. Igice cya 4 cy'Abafilipi ku murongo waho wa 3 n'uwa 4. Imana itugire neza. Kwishima iteka ni urubuto rw'umwuka. Kwishima n'abandi bantu bose barishima, ariko iyo byabaye kwishima iteka no mu gihe bidakurwaho n'amakuba, bidakurwaho n'ibihe, biba byahindutse urubuto rw'umwuka ruboneka kubera imbaraga z'umugezi cyangwa se imbaraga z'umwuka wera. Hanyuma hakaba amahoro. Abantu bose babasha kugira amahoro, ariko amahoro ari temporere, amahoro adahoraho. Ariko amahoro mu gihe cy'amakuba ni urubuto. Igihe ibi bintu dusabwa kubigira mu gihe bitashoboka ko tubigira, nibyo byerekana ko bifite isoko. Imana itugire neza. Hahandi kwihangana bitashobokaga, hahandi kubabarira bitashobokaga, hahandi urukundo rutashobokaga, hahandi ibyishimo bitashobokaga, hahandi ubugwaneza butashobokaga, hahandi kwirinda bitashobokaga, hahandi bitashobokaga, niho hagaragara ko ibyo bintu birimo bikomoka ku mbaraga y'umugezi ihesha igiti kwera imbuto mu gihe cyacyo, kidatinye n'umwaka wacanyemo amapfa. Imana yabona ubwinshi tugiye neza. Ntuze gucikwa n'agace kacu gakurikiraho. Uwiteka aguhire. Twongeye gusuhuza nshuti ukundwa n'Umwami wacu. Twari turimo tuvuga ku mwuka wera nk'ubuzima bw'icyaremwe gishya. Ntabwo ushobora kubivuga ngo mbirambure, ngo mvuge kuri buri ruto rw'umwuka, ngo mvuge uburyo umwuka wera ari umugezi unetesha cyangwa se ushingiyeho imibereho yose y'icyaremwe gishya. Ntabwo navuga detaye hari ngo mvuge ido n'ido mbivuge mbirangize, ariko niringira ko kubw'inyota yawe ubasha kudufasha ukajya ku nyubako y'agakiza ugateresha igitabo, cyangwa se tukaba twanakiguha mu buryo bwanditse bakunda kwita hard copy, cyangwa se ukaba wanatwandikira cyangwa ukaduhamagara ukurikije iyo nimero ubona hasi munsi ya video yawe ku nyubako y'agakiza kuri iyi chaîne. Imana itugire neza. Rero ntukajya wibagirwa gukora subscribe kugira ngo bigufashe kubona video zacu ku gihe. Reka tukomereze rero twiganirira ku kindi kintu cya kabiri cy'ingenzi, tukivuga ku mwuka wera nk'ubuzima bw'icyaremwe gishya. Icyo cyaremwe gishya kuko niba twagereranyije umukiranutsi nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, ayo mazi akaba
ari umwuka wera, hanyuma igiti kikaba wa mukiranutsi utewe hafi y'amazi, n'imbuto tukazita imbuto z'umwuka ari imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Bisobanura ko izo mbuto, ayo mahoro, ibyo byishimo, ubwo bugwaneza, izo mbabazi, urwo rukundo, uko gukiranuka, uko kwirinda, ibyo bintu byose biba bikwiriye kurindwa. Niba ari imbuto, ziba zikwiriye no kugirirwa kurindirwa umutekano kugira ngo zidatakazwa, kuko iyo umuntu acunze nawe atakaza amahoro yo mu mutima, iyo umuntu acunze nabi atakaza ubugwaneza, iyo umuntu acunze, iyo nta mutekano uhari, iyo nta mutekano urinzwe, izo mbuto zibasha kwangizwa n'umwanzi Satani. Izo mbuto zagenewe gusoromwa n'abantu tubana, n'abantu batugose, kugira ngo nibareba imirimo yacu myiza bamenye ko turabigishwa ba Kristo, kugira ngo nibabona imirimo yacu myiza bamenye ko turabana b'Imana by'ukuri, kugira ngo nibabona imbuto twera bashishikazwe no kumenya amaraso twozemo n'urwobo rw'inganzo twacukuwemo. Imana y'ubuntu bwinshi dufashe. Hanyuma rero izo mbuto zibasha kononwa n'inyamaswa z'umwanzi, inyamaswa z'agasozi cyangwa se n'imbaraga z'umwijima. Niyo mpamvu dukenera kugira ngo turinde izo mbuto dufite duhabwa n'umwuka wera. Imana itugirire neza. Izo mbuto kugira ngo tutazitakaza, kuko ni iz'umumaro mu maso y'umwami, ni iz'umumaro mu maso ya nyir'igiti, ya nyir'umurima. Imana itugirire neza. Ubwo ari iz'umumaro rero zikwiriye kurindwa n'imbaraga zikomeye. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ikibitsanyo kiza wabikijwe ngo ukirindishe umwuka wera utubamo. Imana y'ubuntu bwinshi dufashe cyane. Niyo mpamvu rero hakenewe imbaraga zo kurinda umutekano wa za mbuto twamaze kwera. Ntabwo mbitindamo cyane kuko ibi nubwo mbivuga mu ncamake, nzi ko ibi ngibi mvuga abantu benshi barabyigisha, abantu benshi barabyumva, hari n'abivuga neza ido nido ndetse kundusha. Icyo nshaka ni ukubikwibutsa gusa kugira ngo umenye ko imbuto z'umwuka wari ukwiriye kurwana kugira ngo zirindwe. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Hari ibintu Pawulo yavuzeho gatoya mu gitabo, mu rwandiko rw'itorero rya Efeso mu gice cya 6 uhereye ku murongo wa 10-12 ukamanuka, uhasanga amagambo Pawulo yavuze asobanura ko tutarwana n'abafite inyama n'umubiri n'amaraso. Yasobanuye ko abo turwana nabo atari bagenzi bacu, abanzi bacu atari abo duturanye, atari abo tubana, atari bavuga ko batwanga cyangwa batwifuriza nabi. No, ahubwo yasobanuye ko intambara yacu igomba kuba mu buryo bw'umwuka, ko abo turwana n'abatarafite inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka mibi n'abatware bategeka isi y'umwijima. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ntago ninze muri ibyo cyane, nashaka kwereka ko uburyo bw'intambara yacu ari ukurinda za mbuto kugira ngo hatagira ikintu kizitwambura, ari ukurinda cya kibitsanyo cyiza twabikijwe, bwa bushobozi bw'umwuka wera bukorera muri twebwe, kugira ngo hatagira ikintu kitunyeganyeza, tugatakaza ubugwaneza, tugatakaza amahoro, tugatakaza gukiranuka, tugatakaza kwirinda, tugatakaza ubushizi bw'amanga, tugatakaza bya bindi, za ndangagaciro zose ziranga umukristo. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Hanyuma rero avuga asa nk'usetinze cyangwa se nk'ushyizeho bimwe mu bintu tugomba kwitwaza nk'intwaro zo kurindisha izo mbuto z'umwuka. Bimwe byiswe intwaro z'Imana, ibindi byitwa imbuto z'umwuka, ariko umwuka wera niyo Mana kuko ni Imana muri twebwe. Donc bimwe ni imbuto z'umwuka, ibindi bikaba intwaro z'umwuka. Hanyuma izo ntwaro z'umwuka cyangwa se intwaro z'Imana Pawulo yazisobanuye. Iyo uzireba ushaka kugira ngo wenda ni ibindi bidasanzwe umuntu azaba atwaye, ariko Bibiliya iravuga ngo niba dushaka kugumana bya bindi twabikijwe dukwiriye kuba dufite ukuri. Uko kuri tukaba tugukenyeje nk'umukandara. Avuga ko mu gice 6 cy'Abaefeso niho mpereye, ubasha kujyayo ukabisoma ugahagarika ugasoma ibyo bintu ngiye kukubwira. Avuga ko ukuri ari ikintu cyo kutabura niba dushaka kugumana ikibisanyo cyiza twabikijwe. Imana itugirire neza. Aravuga ngo dukwiriye kuba dufite, kuko agaciro k'imyambaro nuko tuba dufite umushumi dukenyeje, kubera ko niba nta mushumi by'umwihariko ku bagabo ariko no ku badamu bakenyera ibitenge mbona ariko bimeze, niba nta mushumi ntago uba wizeye gukomera kw'imyambaro wambaye, bityo wagendana igihunga n'impungenge zihoraho uzi neza ko ibyo wambaye hari igihe bishobora kukujabuka. Imana y'ubuntu bwinshi tugirire neza. Reka nikomereze. Aravuga ngo dukwiriye kuba dufite ubutumwa bwiza twumvikane. Izi ntwaro z'Imana nibyo dukwiriye gutunga kugira ngo tubashe kurinda ibyo twabikijwe.
kugira ngo iby'umwuka wera tubashisha kugenderamo arizo za mbuto z'umwuka zigomba kunezeza Imana n'abantu, kuko kuboneka kw'imbuto ni iby'umumaro. Ngira ngo mubyibuka mu mugani wa muhungu nibwira ko ariyo tamu yaciriye urya muvandimwe wari warisha abavandimwe bose bavukanaga kwa Gideyoni, yabasobanuriye iby'ukuntu buri giti cyose cyagiraga imbuto kandi zigomba kunezeza Imana n'iki ni n'umwami cyangwa se n'abantu. Imana itugirire neza. Avuga ukuntu ibiti byashatse kwimika umwami bihera ku muzabibu, umuzabibu aravuga uti reka sinareka vino yanjye, bijya ku mutini bati sinareka imbuto zanjye, rijya ku mwelayo uti sinareka amavuta yanjye. None ukuvuga ngo donc buri rubuto rwose rw'umwuka rukwiriye kuba ruhari kugira ngo binezeze Imana kandi binezeze n'abantu. Imana y'ubuntu bwinshi dufashe cyane. Muziki icyemeye ku mwami cyari igitovu, nacyo kitari gifite nta rubuto nta muha gusa. Imana y'ubuntu bwinshi dufashe. Rero ibinezeza umwami bikanezeza Imana bikanezeza abantu bikwiriye kurindwa rwose. Uko Pawulo ngira ngo muzika asoza iby'imbuto z'umwuka yaravuze ngo ibimeze bityo ngo nta mategeko abihana. Ni ukuvuga ngo biba bifite umumaro kuri buri ruhande rwose rw'ubuzima. Imana y'ubuntu dufashe kandi Imana tugire neza. Reka nihute. Amaze kuvuga ko ukuri ari icyangombwa, ari igikwiriye kugira ngo umuntu akunde kurinda bya bindi yari afite, avuga n'icyerekeranye n'ubutumwa bwiza. Aravuga ngo kandi mukwete inkweto ari bwo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Turi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Mukwete inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Ni ukuvuga ngo umwana wamaze kubyarwa n'Imana, nk'uko twabivuze, umwana ufite bya bindi bimuranga urimo ukura kugira ngo ashangwe n'ishusho ya Kristo, ntakwiriye kurambika hasi intwaro yitwa ubutumwa bwiza, kuko agomba kuba ayikwese nk'inkweto. Inkweto ntabwo ndi buze gutinda nkusobanurira umumaro w'inkweto kuko nawe ubwawe urawuzi. Inkweto zigira umumaro wo kurinda umwanda, ubwo ndivugira mu ruhande rwo mu mwuka. Inkweto kandi zigira umumaro wo kurinda umuntu kuba yasitara, yakomereka, yakwicwa n'ibintu byose bishobora kwangiza ibirenge bye. Rero izo nkweto mu buryo bw'intambara byo birushaho kuba ari ingenzi. Pawulo aravuga ngo dukwese inkweto z'ubutumwa. Iyo umuntu afite ubwo butumwa bwiza, iyo umuntu agira umwete wo kubwira abandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuri we bimubera inkweto. Bimurinda kwiyanduza kuko agomba kuba icyitegererezo, kandi bikanamurinda gusitara kwa hato na hato, kuko ubwo butumwa bwiza ari intwaro umuntu agomba kubwira abandi. Baravuze ngo mbwiriza abandi ngo nanjye nkoresha umubiri wanjye uburetwa kugira ngo mara kubabwira nanjye ntaboneka nk'utemewe. Ni ukuvuga ngo ubwo butumwa bwiza bwifite n'imbaraga zo kuturinda kwiyanduza, zo kuturinda impanuka, gukandagira mu mwanda, kugira gute n'ibindi. Imana itugire neza. Ntabwo matinda. Arakomeza Pawulo avuga ku yindi ntwaro y'umwuka, aravuga ngo kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo. Kwizera ntabwo tukubona mu mbuto z'umwuka kuko ntabwo ari urubuto, ahubwo ni uko kwizera kugira umumaro ukomeye, kuko hari ukwizera kuba ari urubuto rw'umwuka. Niko ngiye kuvugaho ko kwizera nk'urubuto rw'umwuka rero kuraza kukagira umumaro wo kuba ingabo idukingira imyambi y'umubi aturasa. Mu ntambara Satani ahora aturasa mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'ibyo tureba, mu buryo bw'ibyo twumva, mu buryo bw'ibyo twibwira. Ahantu hose Satani, kuko turwana mu buryo bw'umwuka. Ngira ngo iyo mugiye hanze, iyo usohotse gatoya, hari igihe ibyo ureba, ibyo wumva, ibyo wibwira bishobora kukwambura ya mahoro yo mu mutima, bishaka kukwambura kwa gukiranuka, bishaka kukwambura kwa kugendera mu murongo w'Imana, kwa kwirinda, kwa za mbuto z'umwuka zikaba zahungabana, bya bindi uhabwa n'umwuka wera bikaba byahungabana. Ariko Pawulo avuga ngo none niba mufite kwizera, uko kwizera kuzabakingira imyambi y'umubi arimo barasa. Ni ukuvuga ngo muzajya mukinga uko kwizera. Ese ko kwizera nk'ingabo gukora gute? Ibyo ntabwo ndi buze kubitindamo cyane, kuko kwizera ubwako ni ikintu tuzaganira imbere, kuko kiri mu bintu bigize igisenge cy'inyubako y'agakiza. Ntabwo ndi buze kubitindaho cyane, ahubwo ndavuga gusa ngo dutware kwizera. Iyo twizeye Kristo, ko ari we watwejeje, ko ari we watubatuye, ko ari we udutsindishiriza, ko ari we uduha kunesha, natwe tunesha mu izina rye. Ntabwo ndi butinde muri ibyo ngibyo. Hari n'ikindi Pawulo yavuze hepfo yaho ngaho, avuga ngo kandi mutware gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Gukiranuka
ni ijambo risa nk'irisobanutse mu ruhande rumwe, ariko ubundi rigasa nk'irigoye kuryumva, kuko gukiranuka reka mbyite kugendera mu murongo wo gushaka kw'Imana, kuko umuntu akiranuka igihe cyose afite inshingano agomba gusohoza. Noneho izo nshingano umuntu agomba gusohoza bikamusaba kuzigenderamo akurikije umurongo yahawe wo kubahiriza izo nshingano. Reka iryo jambo ryitwa gukiranuka nigita ubudahemuka mu mvugo yumvikana mu Kinyarwanda numva cyarushaho kuba cyiza. Gukiranuka ni fidelite, ni ukuba indahemuka kuwo mwagiranye amasezerano. Hanyuma ku Mana nayo iduha umurongo w'imibereho duhabwa n'Umwuka Wera, kuko urubuto iyi ntwaro yitwa gukiranuka yabana no mu mbuto z'umwuka. Ahantu hose uragenda bihasanga kubera ko ni urubuto, ariko iyo dufite inyota, iyo dufite uko gukiranuka tukugundiriye, biturinda mu mitego y'uburyo butari bumwe bwo kwiyanduza. Imana y'ubuntu bwinshi tugiye neza. Iyo dufite umutima w'udahemuka hari ibyo biturinda kugwamo. Ntabwo nshobora gutinda ku kintu kiri bunyanduze kandi mfite ubudahemuka. Ni ukuvuga ngo ubwo budahemuka burandinda kubw'urukundo nkunda uwo twagiranye amasezerano, kubw'urukundo nkunda Umwami, bikandinda kuba natana njya kwinezeza ntayo ubwo budahemuka. Imana y'ubuntu bwinshi tugiye neza kandi dufashe. Aho naho simatinze, ahubwo reka twikomereze. Hanyuma abako dukwiye no kwakira agakiza kakaba ingofero nabyo sindi ubitindemo, kuko agakiza ubwako twakagereranyije n'inzu flame, cyangwa se nk'ikintu cyo kudutwikira cyo guturamo. Iyo dufite ako gakiza, reka mvuge ngo katurinda igice cyacu cy'umutwe mu buryo bw'umwuka, kirindwa kwanduzwa, kirindwa kononekara, kirindwa, reka nivugire ku ruhande rw'ibitekerezo, nivugire ku ruhande rw'amaso, rw'amatwi, rw'umunwa, rw'amazuru, rw'ibiki. Iyo dufite agakiza kagenda katurinda gute? Karinda ibitekerezo yacu, karinda imirebere yacu, karinda imyumvire yacu, karinda mu buhe buryo rero? Twavuze ku ngingo Pawulo yavuze yandikira Abaroma mu gice cya 12 ku murongo wa 1 n'uwa 2 ndetse n'uwa 3, aho Pawulo yavuze ngo muhindurwe nuko mwavuguruwe mu bwenge bwanyu. Iryo jambo ndivuze mu mvugo nsa nk'urihinduye ndikuye mu rundi rurimi, ariko Pawulo yari yavuze ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Pawulo arimo yandika ayo magambo yo mu Baroma mu gice cya 12, yari arimo yerekana ko iyo duhinduwe bashya mu mwuka w'ubwenge tubasha guhinduka no mu mibereho yacu yindi isanzwe. Agakiza kakaba ingofero, kakaba icyo kudutwikira, kuko iyo ubwenge bwacu bwamaze kwakira agakiza, iyo tuvugure mu mwuka w'ubwenge tubasha guhindurwa bashya, tubasha guhinduka nuko twavugure mu mwuka w'ubwenge. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Reka nsoreze kuri iki ngiki, tuzaganire no ku kindi cyigisho cyerekeranye n'Umwuka Wera nk'ikimenyetso hamwe n'impano z'Umwuka Wera. Ibyo ni ibintu tuzakurikiraho, ariko reka dusoreze kuri intwaro yitwa gusenga. Gusenga biba intwaro, ariko mbere y'uko biba intwaro, gusenga ni relation, ni umubano. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko nkubwira ko gusenga ari itegeko, ndashaka kukubwira ko gusenga ari umubano. Ntabwo gusenga ari ukuza kudepoza dosiye, nta nubwo ari ukujya ahantu ngo wivugishe birangire ugende, ahubwo ni ukwiyadresa, ni ukubwira umuntu ukuri imbere. Umwami Yesu arimo avuga yigisha abigishwa be gusenga, yatubwiye ko tuzaba turimo tubwira Data wa twese. Hanyuma atanga inama, aravuga ngo nujya gusenga ngo ujye mu cyumba cyawe wiherereye, ntukajye mu nzira, ntukagire gute nkuko wanda wigenzano, ahubwo ujye mu cyumba cyawe wiherereye, ukinga urugi rw'icyumba cyawe, so urebe ibyiherereye azakumva kandi azagusubiza. Imana itugire neza. Ni ukuvuga ngo intego y'Umwami Yesu mu kutwigisha gusenga, yashaka kutwereka ko ari Imana tuba tubwira, bityo uburyo bw'imisengere yacu bugenwa n'umubano.
iyo umubano wacu ari mugari cyangwa se ari munini, natwe gusenga kwacu gushobora kutagira imbibi. Mbasha gusenga mbyutse, mbasha gusenga ngiye kuryama, mbasha gusenga mu nzira ngenda, mbasha gusenga ndi mu kazi, mbasha gusenga. Uko gusenga rero komaze iki? Uko gusenga ni dependance, no kwishingikiriza ku Mana mu byo dukora byose. Noneho mu buryo bw'intambara, gusenga ku intwaro iyo kubaye gusenga ko mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. No kuvuga ngo ni mu gihe dufite imisozi ituri imbere, intambara zituri imbere, ibitugoye bituri imbere, ibidashoboka bituri imbere, tugakenera ko Imana iza mu kibazo cyacu. No kuvuga ngo gusenga no gukenera uruhare rw'Imana mu bibazo dufite cyangwa mu byo duhura nabyo. Kandi ngira ngo muzi neza ko nta tumanaho riri mu ntambara ntabwo gutsinda urugamba bishoboka. Ni ukuvuga ngo niba turi mu intambara yo kurinda za mbuto z'umwuka, dukeneye ko dufite zino ntwaro z'umwuka kugira ngo tubashe kurinda ibyo twagabiwe. Uko gusenga kuri mu bintu bidufasha, kuko mu ntwaro Pawulo yagiye agereranya, yavuze iby'ijambo ry'Imana ko dukwiriye gutwara ijambo ry'Imana. Narindi tarutse munyihanganire, dukwiriye gutwara ijambo ry'Imana nk'inkota. Twakira ijambo ry'Imana riba inkota. Iyo nkota nayo igira umumaro, kuko nta jambo ry'Imana kunesha umwanzi ntabwo bishoboka. Umeze nk'umuntu ushaka guterwa. Izindi ntwaro twagiye tuvuga nkihanganitse nk'uzisubiramo, tuvuga ukuri, tuvuga inkweto z'ubutumwa bwiza, tuvuga agakiza kuba ingofero, tuvuga kwizera nk'ingabo, tuvuga icyuma kigera gituza nko gukiranuka. Ariko tugeze ku byerekeranye n'inkota, niyo ntwaro dufite yo gutera umwanzi. Ntabwo ari intwaro yo kudukingira gusa, ahubwo ni n'intwaro yo gutera umwanzi igihe aje kuturwanya. Ibyo byavuzweho na benshi, ariko nanjye ndabisubiramo ko dukwiriye kwakira ijambo ry'Imana rikaba inkota ityaye igomba kuba iri mu ntoki zacu, uburyo tubasha guhangana n'umwanzi. Ngira ngo muzi umwami Yesu ari mu butayu ko nta kindi kintu yasubirishaga Satani. Yaramubwiraga ngo handitswe ngo. Uko rero kuba handitswe ngo bituma tubasha kumenya intege nke z'umwanzi wacu, kuko abasha akadutega ashaka kudutura mu mitego. Ariko iyo mitego iyo dufite ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe, tumubwira ko ibyanditswe bidasobanura bityo, bitavuga bityo, ahubwo ibyanditswe ari undi murongo bitanga, bikaturinda iyo mitego y'umwanzi. Reka twisubire ku gusenga, kuko niko nari mvuyeho. Uko gusengesha umwuka rero mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kutugirira umumaro ukomeye, utuma ibitero by'umwanzi biburizwamo kubw'imbaraga z'ubutabazi bw'Imana yaje mu kibazo cyacu, ndetse bigatuma tubasha kurenga aho tutabashaga kurenga kuko tubonye imbaraga zidushoboza. Bigakingira bwa bushobozi dufite bw'umwuka wera uba muri twebwe uduhesha kugendera mu bushake bw'Imana, tukagendera mu byo Data ashaka, tubihawe n'imbaraga z'umugezi ari wo mwuka wera ukorera muri twebwe. Imana itugirire neza. Reka rero tugarukira aha ngaha, tukurareka kuzakurikira ibindi byiciro yacu bikurikiraho, tukwinginga ngo umwami Yesu akomeza guha umugisha muri byose. Yesu aguhere. Reka dusengane hanyuma dusoze. Gusa ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo niba ukunze ibyigisho byacu tubashe kubiguha ku gihe, nawe ubashe kubibona ku gihe, kandi ubashe gufashanya n'abandi. Uwiteka umugisha. Turagushimiye mwami Yesu kudukunda, tugushimiye kandi ko ari ubana natwe ukatuyobora mu nzira dukwiriye kunyuramo. Turaguhendahenda ku imbabazi zawe kugira ngo uduhe kumenya ubushobozi bw'umwuka wera ari uduhesha kwera imbuto z'umwuka, kandi tubashe no kumenya ko dukwiriye kurindisha iby'umwuka wera duha natwe ubwacu kugendera mu kuri, gutunga kwizera, gutunga gukiranuka, gutunga agakiza, gutunga ijambo ryawe rika muri twe rigwiriye, ndetse gutwara inkota Databuja mwiza, ndetse tukagira no gusenga tugatabaza mu gihe tubonye bidukomereye, tubonye tudafite uko tugira. Ngaho dutabare kandi ufashe abantu bose badukurikiye. Imbabazi zawe zikomeze kutuganza ku bwa Yesu umucunguzi. Urakoze.